Dushimira Imana kuri aya manywa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turambura Bibiliya zacu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, dusome amagambo turi kuganira kuri aya manywa, ahera ku murongo wa 35 igice cya mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice ni cya mbere. Mabwisa bwese ko bwanditswe na Mariko. Uko mu museke arabyuka, arasohoka, ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigishe naho kuko aricyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'Abigaraya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza ahari aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kubiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukuraho ati, ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Ku murongo wa 23 akimusezerera amwihanangiriza cyane, aturamenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wereke umutambyi utwere n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bere ikimenyetso cyo kwamamaza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kuvuga no kubyamamaza hose. Icyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu. Abantu bakaba ariyo baturuka impande zose bakamusanga ahari. Reka duhore amaso dusenge. Nanone twishyize mu biganza byawe Mwana wacu Imana yacu, ngo ugiye kuvugana n'imitima yacu, ibyishyira hejuru kurwanya biri muri twebwe bicishwe bugufi, maze twese tuyoborwe n'Umwuka wawe. Ibitekerezo byacu tubyeguriye mu biganza byawe ngo bitunganywe nawe, kubwa Yesu Umwami wacu. Reka nongere niba abantu batanze bibwire, abantu bambonye bambere barahari rwose, muzamure cyane. Ndabibwirana n'abantu duherukana ku isabato ishize, buriya baranyibagiwe. Abaheruka kuza ku isabato ishize namwe nimuzamure ibiganza tubiyakiriye. Abo duherukana ku isabato ishize muzamure ibiganza. Isashimwe ese ntabwo mbere yuko umugabane munini. Aba bantu turabakira rwose, genda bakira nk'abashyitsi. Aba bantu genda bakira n'iki, ndabakira nk'abashyitsi mu izina rya Yesu. Imana ibahogogisha. Amen. Uko nyine ubu ngubu muri abashyitsi muri aya mavuriro, si byose muri abashyitsi muki. Ahari wenda mwari mufite akazi kenshi, ahari wenda mwari mufite impamvu, ariko Imana ibahogogisha. N'uyu munsi murabonetse. Amen. None rero hari umwenda afite, bampaye ntacyo iwacu yo guhaguruka sinazibara.
ese mama wewe mkavumura murazakiri muzakire mu izina rya Yesu mwakirizo nazo mu izina rya Yesu. Aho ni bene so mu ntara ya Nyarubuye mu karere ka Rwamagana ibitoro n'ahantu ipimwe nyiginya ubu niho hafunguye haterana amatorero hatandatu bawe no mu madeshi twagize umugisha mu ntara yacu tuba mu rusengero rumwe rugize rufunguye tuzi umugisha gufite ndabusubiramo umugisha gufite ntabwo ubuzi kandi reka mbabwire Imana yavuganye namwe kuri uyu musozi yavuganye namwe sinzi niba iki cyumweru n'ubundi muri bukomeze kwitegera amatwi ariko Imana idufashemo amen maze umuntu wese afata umwanzuro ku bugingo bwe abarinjira tubashimira Imana bahumugisha batubwirije ubutumwa bwiza baba batangiye mu gitondo ariko abangabo baba bati shaka uburyo amen ukuri cyaha rero ubugingo bwawe kuko icyo ngicyo ari cyo Imana umuntu yerekaniwe ni ukuri niwe ubikora mukingurire amen umukingurire niwe ubikora. Rero kuri aya mama dufite insanganyamatsiko y'icyigisho ivuga ngo mbese ko bikiriho bizakuvamo ryari, mbese ko bikiriho bizakuvamo ryari. Ahangaha tubona Yesu Kristo mu murimo w'ivugabutumwa agendagenda, ndetse ahangaha baratubwira ngo umuseke arabyuka. Ni nyuma y'uko yari yaraye ahitwa i Kaperinawumu, ndetse akiza abantu mu buryo butandukanye, abakiza icyaha kandi abakiza n'indwara z'umubiri. Nuko ariko aza kuruhuka, ariko igihe kigeze arazinduka kare, amen, arasohoka kujya mu butayu asengerayo. Yarebye yuko agomba kujya ahantu hiherereye agatuza, agafata umwanya mwiza akisubira, maze akaka imbaraga z'umunsi ukurikiyeho. Ako kari akamenyero ke, ndetse hano batubwiye ngo azinduka kare, azinduka muze abyuka kare, ndetse yabyutse ba Simoni Petero n'abandi bakiryamye asa naho basize ahiye. Ubundi umukristo nyawe bizabera akamenyero kubyuka mu museke, maze ibye abitamire hakika n'akamenyero ke. Niba atari akamenyero ke simbizi niba abifata ku manywa y'ihangu, ariko na Yesu akamenyero ke karaye masaha ushatse nawe bakagira akamenyero kawe. Niba uri umukristo nyawe ushaka uburyo bwo wakurikirana ubugingo bwawe, amen. Nuko rero igihe yakira aho ngaho asengerayo, Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira ati abantu bose baragushaka. Hari abantu bari bazindukiye aho, bari bumvisha amakuru y'uko yahageze kandi yari arimo akora umurimo wo gufasha abantu mu buryo butandukanye. Nimukomeza gusoma ruguru muzasanga icyo yari arimo akoraho ntakiguze. Nuko ngo abantu baramushakaga kandi hari haje abantu bahetse ingobyi zuzuye abarwayi, hari haje abantu batandukanye b'urufunganzoka, bari baje ari benshi muri ayo materaniro. Maze arabasubiza ati, abwira Simoni ati, ahubwo tujya hano mu yindi midugudu iri bugufi nigishe nawe kuko aricyo cyanzanye. Ntabwo yiriwe asura kure iryo teraniro kuko abonye nta gahunda yaryo. Arangije aravuga tuva twigira ahandi, icyo nabahaye bigizeho. Hari igihe biba ngombwa yuko ubutumwa bwiza bwigira ahandi, ubutumwa bwiza bukagenda, ariko bakumva mu gihe cyabo bakabwakira mu gihe cyabo, abandi basigara aho ngaho bagira handitse yaranditse ngo ugira igihe n'ahantu, ugira igihe n'ahantu, ubundi ukigeze ngawe. Nguko uko byagenze aba bantu biterewe uko ringana gutya. Ahari abo bari kuririmbuka ukavuga uti bari abantu niwe, ariko hari abandi baga biteguye kurenza abo ngabo. Rero Imana ireba abantu biteguye mu mitima, ikabahuza n'abakozi bayo kugira ngo bitegure bakire hagati. Mbese kuki imitima itategurwa niba Imana yaragendereye iri torero? Reka Imana nawe dufashe kandi tugirire neza. Umwami Imana ataza kwigendera ugasigara aho ngaho, ajya mu masinagogi ya Galilaya. Urumva ko yahise yigendera, yahise ajya mu masinagogi y'Abayahudi, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Mu gihe yarakira aho ngaho aterura ikibwiriza muri ayo masinagogi,
muri urwo rusengero abantu bari barimo bazindukije ngo bamenye ko hageze i Galilaya, maze abantu bacyumva ikibwiriza yarabizi neza ko mu bicaye aho nta n'umwe ufite gahunda, yarabizi neza ko nta n'umwe ufite gahunda yo kugira ngo Imana ifite ikizunguru, ufite intego, ifite ikizunguru, ufite iki intego, ufite icyerekezo, uririmana mu mutima, ufite icyifuzo, washoye umutima we imbere y'Imana akinginga cyane ati Imana ndagushaka. Amen. Uwo nguwo rero niwe ifasha. Aha ngaha cyageze gute ngo mu gihe abantu bari bakiri muri iryo teraniro umubembe aza wari mbese turi kujyana abantu bagiye kumva mu bitugu ziravuga ngo kubera yuko babonye umuntu udasanzwe. Umubembe yari muntu ki? Umubembe yari umuntu waciwe urwaye indwara y'ibembe, baramuciye abantu. Uyu mubembe rero ngo abantu bamubonye bari hanze hariya kuko babona abantu bari hariya bavuga bati nyamuneka batuwe baraje, maze mu bantu bari bari muri urwo rusengero bose bagira gute barisanze barasohoka barirukanka, icyo bose bari bakirukanka. Yesu Kristo yahagaze agenda gusanga. Amen. Maze umubembe akibona ngo arangije yikubita hasi arapfukama. Amen. Maze baramwinginga. Abo bantu bapfukama bakinginga n'Imana ireba. Abo bantu bapfukama bakireba byananiye benshi, by'umwihariko abanyarudokiya amatiro ko bari ngo nikiyo karabatubye abantu bose bari bishanje, inyuma zari zagiye. Abantu bakababwira bati ibibembe, kubera ko ibibembe yari indwara ikomeye cyane. Ibibembe ngo yari indwara izamuka ku mubiri, ariko yabaga yatangiriye imbere mu maraso, ngo maze ibyo bintu bikazamuka bikinjira mu mitsi, bikazamuka bikagera mu isokoro, bikagenda ibibembe bikaza guhinguka bikavuvuka, ngo byari ibintu bivuvuka ku mubiri. Ibyo bintu rero ngo byari ibintu binuka, ngo byari ibintu bininda, ngo byari ibintu bimeze nabi, ngo rimwe na rimwe umuntu araza birwaye yabaga yarabaye pararize ahantu hose. Niyo mpamvu yacibwaga mu bantu, niyo ndwara yaranduraga cyane. Iyo ndwara yagiraga yari indwara mbi cyane, indwara inuka, ngo ku buryo umuntu ashobora kuba yirwaye ngo yabaga agenda bakaba yasitara bigacika ntabimenye kubera ko yinjiye yabaye pararize. Ibibembe byari ibintu bibi cyane, byari ibintu bibi cyane ku buryo abantu barabitinyaga. Ubwo rero habonetse umuntu umwe udatinya ibibembe, izina ry'Imana ntabwo icyo. Amen. Hari udatinya ibibembe. Nubwo byabaye akarahagariye cyane, bikaba byirinda cyane, bikaba bimeze cyane, bikaba byuzuye amashyira yuzuye. N'izuba ryabivagaho byarabinuka cyane. Ukuntu ibintu birinda buriya ahagaragara. Ese ngira ngo iyo bikurinda mu busambanyi biba byasohotse burya urabinuka bose. Irarinda mu businzi, irarinda mu bubeshi, hagera mu kwica isabato sinavuga. Ibibembe biranuka. Umwanditsi w'ibivuzwa byose mwabigeranije n'icyaha cyahereye mu maso y'umunyabyaha, mwarangije ikiragenda kirahinguka, ngo kigeraho kirahinguka. Sinzi rero icyaha kinindira, niba kinindira ku gahanga, niba kinindira ku maso, niba kiri munsi y'ibirenge, niba kiri mu myanya y'ibanga, aho kiri urahazi, ni aho ngaho nyine, ni aho ngaho. Ariko hari udatinya ibibembe. Haleluya. Hari udatinya abireba bikaba karakara. Haleluya. Tujye dushimira Imana yacu dukunda. Amen. Imana yacu iradukunda cyane, itegereje yuko wirukanka, kuko uyu mwana weretse ku mabwiriza y'ababembe ngo bitari bimujijwe yuko ava ahantu bamuciriye. Ngo ariko kuko uyu nguyu yumvise ubutumwa bwiza, uyu nguyu yumvise ubutumwa bwiza aravuga atuma amabwiriza yose ndayarenga, ndakomeza kuba hageze ryari ahari wenda kuko numvise igihe nta kimunanira n'ibibembe byanjye n'ibisigo byarabimunanira. Amen. Ariko ubundi cyamunaniye n'ikihe? Ubundi ibibembe byamunanira bimeze bite? Ese ni ibibembe by'amahane? Ibyo ni byinshi. Ese ni iby'irari? Ibyo ni ibitembera imbere mu ngingo
bitewe na urabizi uva arega kubabwiriza yose ngo aragambira mu mutima we yari umuntu ukomeye neza kubabwira abasore murasanga ari umuntu udasa yari umuntu ukomeye wo mu rukiko rukuru rw'abayuda bandi witwa Sanhedrin cyangwa Sanhedrin urwo rukiko rukuru rw'abayuda yarafite n'intebe ariko bari baramwirukanye kubera intebe ze niba ntabwo wari uyicayemo bari bategereje uzavuka mu muryango we bazaze rifate nuko baramuca bavuga ati urwaye intebe nta kundi sohoka uve mu bayobozi uje nyuma ariko ari aho ngaho aho yakiriwe ngo bagaba bashyize ku musozi ngo iyo babagemuriraga ibyo kurya baragendaga bakabishyira ahantu muri metero nyinshi bagisiga ngo bakavuza igihugu ku musozi bakavuga batumva yemwe ibyo kurya twabizanye muze kuza kubireba muze kuza kubireba maze uwabagemurira akiruka ibyo babagemuriraga ngo ntabwo bigera akabongera kubifata kuko bashaka kubifata ibintu bikageraho uzi ukuntu ibintu byandura we iyo byafashe umuntu yagiye yomboka mu nzime se haromboka akagishyira akombokayo akajya muri roya ahangaha akombokayo maze abana bakicwa n'inzara abana bakabura ibyo kurya yobo ibirenge by'ishyano rero biroroha ariko hari ubishoboye cyo shimira Imana amen umva maze arangije aravuga ati nzakomeza mbahangaha ngeze ryari aramaramaza mu mutima we aravuga tumva numenye yuko ageje kuza i Galilaya icyo kiruka kimwe ndirukanka cyane ndagera gute umva ngo yarirukankaga abana agenda acika arirukanka agenda birinda ngo ndetse ngo yari afite itegeko rye yagiye akomeza kurivuga ngo icyo gituma abantu bose babimenye ko aje ngo yagombaga kugenda avuga ngo ndarete ngo maze abamubonye bose bakamubuza kugira ngo batandura maze abantu bose birukanse n'abigishwa bagiye ngo araza abonye Yesu bamenya ko ari we ngo ahita yirukanka cyane ngo arapfukama akubita amavi hasi icyampa ngo dupfukame byashoboka ni ukuri upfukamye ukabwira ibyawe Yesu utajyarya nuko byaba bya bindi byahehe byashiramo kandi bigashiramo amen mbese ko ntakuvaho bizakuvamo ryari niba bicitegereza utekereza ko ibiri imbere mu magufwa bizavamo ryari ibiri imbere mu ngingo nakubwira ngo inkuru nziza ko aya mama ko hari ubishoboye amen ije rero aho ngaho barapfukama arangije yipfukama gusa ashyiramo no kwinginga ijambo ry'Imana ashyiramo no kugira gute iyo agenda se yisengesha nta masengesho yari gusenga ntayo urabona yuko turamushimiye ko duhaye ifunguro murabibona ngo nawe yuko rwose ibyo bintu kumva hacyari isengesho rikwiye kumvira ryo kwiginga ryo guterumeretse ngo bagije gitabo Uwiteka nazagira gute azacire kwizo ibyo isengesho ndasaba tegereza ibyo isengesho ndasaba ngo oya ni igisubizo cyayo ni yego amen akukanga maze umukiza ahita amubwira ijambo ryiza zina ry'Imana ntabwo cyubahiro aramubwira ati washaka kunyiza aramubabarira ngicyo kintu yamukoreye amen ubwo byumvikana yuko ikibazo yari afite kitari cyakirebe cyo ku ijambo amen ntabwo cyari cyakiri kigaragara inyuma gusa ahubwo cyari cyakirebe cyo mu mutima cyo kumva adafite amahoro mu mutima cyo kumva afite inshinga maze arabanzanya gute atabura icy'umutima aramubabarira amen kumubabariwe byinshi akunda cyane ariko umubabariwe bikeya ndaje mubwira amagambo muri aya mateka yahise amubabarira ntiyamubabarira gusa amen arangije aramubwira ati ndabishaka cyane uwo mwanya bidatindikanyije bitagize gute bimuvamo arakira
Yesu arabihanangiriza ngo ntubivuge, ariko yacecetsera yacecetse. Ubundi hari ibintu Yesu yamukorera yacecetse kubwira wahuye na Yesu ntushobora kubitegeka kikakubwiza ukuri ntushobora kugira ahubwo ugenda ubizi ukuri ukavuga tuba nari maze guca none Yesu yarangishije ziraziba yahabwa icyubahiro maze ugatanga ubuhanga agatanga n'ituro ugashima Imana. Amaturo nawe yarabuze twabuze abantu bakomeza kongera gushima Imana ngo ati nibuze n'igiseke ndashaka gutura ituro ry'uko bari bijya amaturo ntaheruka kubera iki umwuka w'Imana yagiye ntaha cyangwa umwuka w'Imana yagiye cyangwa ubutumwa bwiza bwigiriye ahandi. Ariko uyu munsi bwagarutse inzira y'Imana ntabukira kuko hari igihe Yesu yagarukaga. Amen. None bavandimwe ndagira ngo turambure ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka tumenye neza iby'uyu mubego n'izina rye maze ijambo ry'Imana ritubwire. Mbese ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Hano baratubwira ngo mu gice cya 7:36 umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe. Umwe mu bafarisayo aramurarika ngo agire gute? Ngo asangire nawe. Yinjira mu nzu ye aricara ngo ate umugore wo mu mudugudu wo kuri wayirehe. Uyu mufarisayo wamuraritse ninde? Umufarisayo wamuraritse ngo ninde? Ndagira ngo ahari twakuwe Matayo 6:6 igishobora kangahe kubera wa gatandatu n'uko usanga izina ry'uwo musanga ariko uko bimeze izina ry'uwo Yesu ari betanya mu nzu y'Imana n'umwenda. Amen. Yesu ari betanya mu nzu y'Imana n'iki ni Matayo 6:6 uwo mufarisayo wamuraritse ni Simoni w'umuki Simoni w'umwenda ni nawe yavuye hano kigihe araza uyu Simoni w'umwenda rero niyo wamuraritse mu nzu ye kuko yamaze gukira cyane bete yagiye yitera hejuru cyane arangiranye yicara muri yagereye yahozemo maze aguriraho umuntu wazakurikira Kristo ngo amere n'ibidakora. Hari abantu benshi bigeze bahora Kristo umunsi wa mbere maze abagirira neza imitima yabo iramenagurika barangiza barongera bicwa n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu nguyu nawe yaravuze ati fasha umwana wanjye bari barantwaye wamwumvise ko ari ubutambyi umwana wanjye bari baragize icyubahiro cyane bari barantwaye kinakigabukaye ashima Imana ntakitura ariko yicara aho ngaho kandi agomba kubundi umuntu w'Imana agomba gukurikira Imana n'amahanga yose. Amen. Uyu rero kuko cyamugendekeye ari Betaniya ari hehe mu nzu ya Simoni w'umwende umugore azahari afite amavuta y'agahago ntabwo ushaka kwinjiramo hano ndagaruka hariya niba ndi mubisoma neza mukabyumva muri Luka kuko Luka yaritongoye kiriya gice cya kane muri Luka yarize gute niba yaritongoye neza byumvikane ko rero neza Yesu Kristo hariya i Betaniya yarari ni mu nzu ya Simoni w'umuki muzadusanga mu cyigisho cyifuzwe rwose kivuga ngo mu biro cyabereye kwa Simoni ibiro cyabereye kwa niyo muzasanga abagabo bakubwira nuko ahangaha ariyo maze atangira kuganira nabo ntabwo yatumitumire abe cyose yasangaga abantu mu mago yabo maze arashyira ubutumwa bwiza. Simoni nguyu cyari cyararangiye nimwumve ikiganiro bagiranye. Yesu Kristo yinjira mu nzu ye maze aricara ngo agire gute? Ntabwo ari kumwe n'abigishwa be. Umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha ubwo ni Betaniya mbese turi kujyana. Uyu mugore nawe mumumenye ni Mariya wa wundi wabariwe icyaha cye mu gihe cyashize. Aho akiruka abadayimoni barindwi bamuteraga gukora icyaha cy'ubusambanyi gusa ngo Yesu yamwirukanye mu badayimoni. Buriya rero mu muntu haba harimo abadayimoni bose ndetse benshi wumve ko muri Mariya ngo hari abadayimoni b'ubusambanyi ku rwego rukaze barindwi baramukaragira. Mubaze niba warashatse kumushakira randevue babereje mubaze niba warashatse kumushakira makiyaje ariko ze gushyiraho kugira ngo asobanure yuko mubaze niba warashatse kumushakira mamini ariko ze kwambara mubaze niba warashatse kumushakira kandi kadoshe mubaze niba warashatse kumuha amayinite yo guhamagara cyangwa se niba yarabipaga niba yajyaho
igihe zihagararaho zirazifite amayeri. Ariko Mariya ngo igihe Yesu Kristo yageraga mu rugo rw'iwabo bavugana na Lazaro ndetse na Mari, ngo yabaga yigendeye, ngo bakamubwira bati rega twasigaye turi imfubyi, tumaze gusigara turi imfubyi. Murumuna wanjye uyo Mariya agatangira kuvuga, yabaga bivuga ari noneho Lazaro nawe yavuga ati rega mushiki wacu yaratubabaje, yabaye indaya, yabaye iki. Dore ahantu hitwa i Magadara, ngo icyo gituma bamwitiriye Magadalena, ngo i Magadara ngo niho yakundaga gukorera uburaya, niho yari afite iseta, afite ikira maze nk'uko yabaga afite iseta aho ngaho, ngo bazaga mu materaniro nimugoroba, kuko Yesu Kristo bari abasore nkawe, agakunda kujya kurarayo, agakunda kujya ngo bakamutekera ariko kurya nimugoroba. Ariko noneho ngo batekereza yuko batari gusangira na Mariya ngo bakaba, ariko bavandimwe ngo niba tubarana n'abadirimbo kako dukwiye kubarira. Ese ugifata igihe cyo kurira abo umuryango wawe? Ese ugifata igihe cyo kurira abo abakuzengurutse nibura? Ba Mariya na Lazaro icyo bakoraga, amen. Icyaka ngo tumenye kuririra abarimbuka twakuzwa mu kawera, amen. Maze bamuririra uyu Mariya, ngo maze ngo Yesu nawe ngo turushaho kumusengera, ngo arushaho kugira gutera amakuru ye ntabwo ariyo yagiye kuvuga, yavuze nayo ntafata ikindi gika. Ariko ubwo yareruka ngo ndayibona bari washinzwe kumutera ubusambanyi, ngo sabo bari gusa rero hari abana, ariko yarazwi kuri icyo gito gusa. Niba hari icyagukaragiye bwira Yesu aragukiza, mubwire mu mutima utigisa, kira kwizera ku ijambo ry'Imana, arakureba kandi arakumva, amen. Maze ahangaha batubwira ikintu gikomeye cyane, ngo igihe bakiri aho ngaho, igihe bakigisa gute, ngo kuko Yesu Kristo ngo araho muri urwo rugo, ngo Mariya uwo mugore ngo nawe yamenye yuko Yesu Kristo ari hehe, ari muri uwo mudugudu, ngo ndetse bari ngo umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha, amenye yuko Yesu Kristo ari mu nzu y'uwo mufarisayo, azana umukono w'amavuta meza, ngo ndetse kandi ngo amavuta y'amadaha, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye, arira agira gute, atangira kumutonyangiriza amajya ku birenge, ntiburibuka ikinyakari gikorwa no kutagenda ku murongo wa 31 hogeze, atangira kumutonyangiriza amajya ku birenge, ngo ndetse ngo arira ku birenge, arihanaguza umusatsi we, asoba ibirenge bye. Ku birenge bya Yesu Kristo hari igisubizo, ku birenge bye ni umuhate ubuzima, hakavamo amaraso, ayo maraso abasha kweza ibyaha by'umunyabyaha upfukama akajyaho. Ariko bimeze nibyo birenge barabisomagura, maze amaze kubisomagura abisiga n'amavuta, amen. Ngo umufarisayo wari wawuranditse ngo abibonye aribwira ati uyu muntu yaba umuhanuzi yagenda kumenya yuko uyu mugore umukozeho ari we, ko uko ameze ko ari umunyabyaha. Yesu Kristo amenya ibyo yibwira, aramusubiza ati Simoni mfite icyo mubwira. Simoni mfite icyo mubwira gute? Simoni yari afite icyo amubwira. Yesu amubwira guki ati ava mwigisha mbwira. Yesu akomeza kuganiriza Simoni kuko yari agendereye kubakiza bombi. Ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereye n'imyenda, umwe yari mu mwenda w'idinari 500, undi yari arimo 50, ariko kuko bose bari babuze ubwishyu azibaharira bombi. Haleluya. Yaba Simoni umwenda yari arimo yari yarawuhariwe, amen. Umugani werekezaga kuri Simoni na Mariya, ndetse n'aba Mariya nabo umwenda yari arimo yari yaragize gute, yarawuhariwe. Ariko kugira ngo umuntu yakire imbabazi niba gusa oya, ahubwo iyo wazinjiye muri Yesu uzakira, amen. Mariya hari ikindi yashakaga, nuko akibabwira umugani, ariko kuko bose bari babuze ubwishyu azibaharira bombi. Mbese muri abo bombi uwarushije uri kumukunda ninde? Simoni aramusubiza ati ngira ngo n'uwo yahariye nyinshi. Nawe aramubwira ati uvuze neza.
akebuka uwo mugore abwira Simoni ati urareba uyu mugore ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu mugore ayanonyangije amarira yo ku birenge abihanaguza umusatsi we. Mu yandi magambo, Simoni Yesu Kristo yinjiye muri we ntiyakomeza kumuha amazi yo koza umutima, maze bituma Yesu Kristo agera aho arigendera. Niyo aciye umutima wa Simoni. Uyu mugore wabonye kumusobanura ku birenge, ntabwo ibitekerezo bya Yesu Kristo byigeze bitandukana na Mariya uhereye yamwakiriye, ahubwo aho yabagateraniye hose niyo yabaga ari kuvuga ijambo yarasaga akamwicara ku birenge. Ni nk'umutegeye Mariya yari iwabo yaramaze kwihana, igihe ni Marita yari arimo avuga ngo yaje kumufasha imirimo. Yesu yaravuze ngo yahisemo umugabane mwiza, ngombwa ni kimwe kuva yamuhindura ngo nigeze ngera kumuvira uruhande. Nubwo rero ngo yari yaragiye asobanukirwa n'uburyo ki umwana we agiye gupfa, ngategura imigezi 360 bajwe n'umwaka bayiguramo amavuta y'igiciro gikomeye, amavuta yitwa naraga, ngo n'amavuta agomba gushyirwa ku muntu wagize gute wapfuye, maze atanga byose ariko kwirirwa turwana n'amafaranga. Ubu ngubu barihanye nta muntu wakwirirwa kuvuga wajya ubona byikwaguza, wajya ubona bigira ngo niba wamubwiye ngo ategure imigezi ingana n'umwaka n'umwuka w'Imana, kuko Mariya ngo yaraje arakora mu by'umwuka asumba ba Petero, asumba abandi bose bahageze, ngo asobanukirwa n'uko Yesu agiye gupfira ku musaraba. Abandi bose ntabwo barubi, no mu ntumwa za Yesu ntabwo barubizi, nta n'umwe warubize ngo ariko kuko yaraje gutunganyiriza umuntu wa Yesu kugira ngo uzashyingurwe neza, byatumye yinjiramo. Yesu Kristo yari hafi gupfa mu gihe gito, amen, amuzanira impano irenze izindi. Iriya mpano bayimuhaye imbere ntayihuye na yindi bandikoze bamuhaye na Yosefu, kuko bamushyizeho yapfuye. Yagize ishurwa ry'igomba gukurikira ako kanya, ariko Simoni we yari yarasubiye inyuma. Simoni yari yaragize gute? Simoni yari yarasubiye inyuma. Yasubije inyuma n'iki? Ibaze nawe umuntu wakuweho ibirenge bye akaba atangiye kwibaza ngo uriya muntu uriya w'ubu hano uzi ikintu cyamusubije inyuma. Ngo yaragiye asubira kuri ya ntebe mu cyicaro cy'abafarisayo, ngo bakajya birirwa batuka Yesu Kristo bamuvuga yuko ari umutware w'abadayimoni, ari Belizebuli, ngo bakajya birirwa bamuvuga ngo nguriya barababeshya, ariko babonye umuntu w'umutware w'abantu b'indaya, ngo n'abantu bakoresha mikoro, ngo n'abanyaga ati umwanya ni mwaki, ngo nawe ngo bituma mushidikanya, ngo kimwe mu bintu bituma abantu mu mutima wa kamere twose turi gukiga n'abantu twari turi kumwe, ngo ni inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma zaragiye zicengera muri ubu bantu barishwe by'icyitwa tumumenye, bavuga ngo n'icyaha cyabo ngo ngo byararangiye, ngo Kristo ngo yarapfuye, ngo byagisemo bakicaye mu matorero yacu bizeye ngo baracyahari izo nyigisho bakizifite mu mutima. Bananiwe gutuza ngo bapfukame, ngo bitinye Imana bakuyeho umutwaro w'ibyaha, cyangwa se baba babikuweho ariko bahita bagenda bakajya ahandi, yakomeza gukurikira Yesu Kristo ngo bagusome ku birenge, ngo basome ijambo rye, ngo bahinduke umutima, ngo bakire imbaraga ituruka mu isengesho, ngo bakire imbaraga ituruka mu ibwirizabutumwa, ngo bakire kumasha kwa buri munsi kubonerwa mu ijambo. Murakomeza kugutekerezaho, maze barangije baba asibo ba Simoni muraho. Uyu munsi urabona ko ushobora kugaruka kuko Simoni nawe yaragarutse. Yesu yinjiye mu nzu ye agarutse kumushaka. Halo? Yesu yinjiye mu nzu ye agarutse kugira gute? Agarutse kumushaka. Ndagira ngo mbabwire ngo rero Yesu Kristo ukuntu yabigerekeye aho ngaho yakomeje kuganira nawe, Simoni aramusubiza niko kumusubiza hariya, maze hano ku murongo wa 5 niwansomye arimo ninjire muri iyi nzu niyabonye kunsoma ibirenge, niwansize amavuta mu mutwe, ariko uyu asize amavuta meza ku birenge. Nicyo gitumye mubwira yuko abariho bya byaha bye byinshi, kuko
urukundo rwinshi, ariko ubabariwe bike akunda buke. Abwira umugore ati ubabariwe ibyaha byawe. Haleluya. Arahera aramubwira tumva na twa tundi wumvaga turiho tukwanduza utwo natwo nakubwira tukubabara. Gusa nawe ubasha kumva ijwi rikubwira ngo wababariwe. Umutima wawe amahoro agatembera, umutima wawe ikidodo kigashiramo. Ariko bizahajyane ko ibitabo uzaribuka se washatse Imana bishoboka kubona, wayambaje ikibugufi, waretse Yesu zawe mbi, ukatabaza Imana yacu kizakugira ibambe rwose, kizakubabarira rwose pe ko yabirahiye. Amen. Bavandimwe, maze arangije nuko aramubwira ati ubabariwe ibyaha. Nuko basangiraga nabo batangira kwifungura bazavuga ati uyu ni nde wabasha kubabarira ibyaha? Ngo abwira uwo mugore ati kwizera kwawe kurakukijije, igendera amahoro. Amen. Ngo kandi na Simoni nabo bakiri aho ngaho, ngo kuko yibutukuga mugiye neza mugize ibirebe, ngo yarongeye n'abaritunga avuga ati nshidikanyije Imana yanjye nta nubwo nigeze nkomeza kuyikurikira, none Imana umbabarire. Ngo Simoni nawe yongera kwicuza, ibyo yicuzaga yongera kugarukana amahoro nk'ayo yari afite agitangira urugendo rwo gukira ibere. Haleluya. Nuko none dufite umukiza udukunda kandi twitayeho ushaka kudukorera uwo murimo. Byari byawe urambiye ibiganza byo kwizera ukabyakira, byari byawe urambuye intekerezo ukabyakira. Benshi bahunikira aho badayimoni bahunikiza, kandi muri hejuru y'umuriro urubatsi rurimo rukatwa. Bavandimwe, ibi birakomeye. Turi hagati yo gupfa no gukira. Ibibazo zirimo zirarangira, zirimo zirakwigwa. Umwuka Imana uragenda kuva ku isi buhoro. N'igihe cyo kwambaza Imana gishoboka kwiboneka. Umukiza wacu yatanze byose, yaremeye isi gusa, araza yishyira mu ntebe y'umubyeyi ku mezi atatu yigerekaho umurimo w'abanyabyaha. Isaba gusa gusorezaho n'ibingibi, reka nsisegure maze ahari igere ku musozo. Maze Imana y'abana nabo muri iyi sabato, kandi ni ukuri muyishake nabo mwirukanka nk'umubembe, muyitakiwe muyinginge irabagirira neza. Mu Rwanda babikoresha cyane mu 21 ngubwe yahindutse icyaha ku bwacu. Mbese tujyana ibisoma kugira ngo bisesengure, maze turebe ko umukiza wacu yahindutse icyaha. Niba ngombwa ubitekerezo neza umenye ko ari ku bwawe. Hano batubwira ngo 21 ngo kuko mutigeze kumenya icyaha, Imana yamurinze ku cyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kuko utigeze kumenya iki? Umuziranenge utari wigeze kumenya icyaha icyo ari cyo. Mbese tujyana uyu nguyu yemeye guhinduka icyaha ku bwacu, bijye yemeye kujya kumenya umubyeyi, bigeze icyaha by'abanyabyaha, maze icyaha cyakorewe mu mahanga akigerekaho, icyakorewe ku birenge, icyakorewe ku matako, icyakorewe ku kibuno, icyakorewe mu myanya y'ibanga, byose arifata akigerekaho. Toni n'amatoni z'icyaha by'abanyabyaha, ibyo bakora byose arifata akigerekaho. Imana imuhindura icyaha, maze avuka ku mubiri ari umunyabyaha, ariko ku mutima kuko yari asa mu buryo bwa Mwuka yuzuye Umwuka Wera. Nyamara ku mubiri ari nkatwe, yabasha kugeragezwa, ariko kuko yari yuzuye n'ubumana, ntabwo Satani yakoresheje umubiri ngo amutsinde. Mu gihe twebwe twakoresha umubiri akadutsindagura, ariko we bigeze atsindwa. Yarabaga mu buryo bwose, ariko nta cyaha yagize gute yakoze. Yemeye kuvukira ahantu abantu batari bavukira, mu gisogoro, hahandi mu kiraro, aho hantu yavukiye hameze gutyo. Ujye uhatekereza, ninde mubyeyi wigeze ajya kubyarira muri matwari? Ninde mubyeyi wigeze ajya kubyarira hahandi hari amase, mw'ijangwe, mw'isayo? Ariko yemeye kuvukira aho, kandi arahinduka. Abantu bamuzanira amaturo, baramutura, bashima Imana yawe. Amen. Nubwo handuye mu mutima wawe, hahinduka ahantu hatunganye. Urakoze shima n'Imana n'abantu, kuko twebwe twakoze dushima n'Imana n'abantu. Yagiye gutura muri bariya banyabyaha b'i Nazareti, ariko nta n'umwe wamwanduje. Kugeza ubwo yakoze imirimo
reka mubwire ngo barana nawe burya mu gihe ushakashaka abahari yajyaga yikorera ibiti akikorera imbaho akabaza akagira gute ngo ndetse yajyaga gucuruza bakabona umuntu ukeneye agatebe cyangwa se yamaze kugurisha yabona umukene ngo yamuhaga ibyo afite akagenda akajya gupfukana data wa twese ngo arebe ikindi yamufashije yaritanze niba hari ikintu kizagutsinda mu kwitanga kwa Yesu Kristo n'ubu twebwe tukutwara mw'ibyo mitima yacu bavandimwe kugeza igihe bagiye kubatirizwa ibyaha bakoze aragenda n'abatuva nuko kuko naniye kwihuza nabo nkambara umubiri w'ibyaha nicyo gituma nzemera kubipfira muramanura kandi nzavamo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi umwuka w'Imana batangaza ko ari umwana wawe amen. Icyabaye ni iki? Nuko Marisa yatezwe mu butayu kugira ngo ageragezwe na Satani. Ageragezwe nani? Akanjye nakibagiwe. Urakoze cyane Imana iguhumugisha. Isashini. Aja mu butayu kugira ngo ageragezwe nani? Na Satani. Wihangane izuba ryawe ryinshi ariko ndashoje. Ariko aho ngaho agira inzara y'iminsi 40 atagira sinzi gutegereza. Ntabwo ubasha gufata nibura umunsi umwe ngo upfukame mu mirima cyangwa wabwirirwa uri mu kazi ariko ntiwabwirirwa ugiye gusiba nibyo wabwirirwa ari mu kazi ariko abantu babasha kubwirirwa bagiye gupfukama nibura bakabwirirwa bapfukama kugira ngo base gusaba niba niba bazigaha nimbarwa turazi hano nyamara ushobora kumara umunsi wose utari uri muri bizinesi nibyo ngo yagira ngo atsinde nk'adamu wa mbere yatsinze nta kundi gari kugenda ngo gahora kumusaba sengesho y'imbaraga aragenda ngo arahodoka kugeza ubwo utugufa dufatanye n'umubiri kugeza ubwo ubwo yarapfuyeyo muzigeragezo natsindiye ngo abantu bamurebaga bakabona ari nk'umuntu n'igasikarotoni yuzuye hamwe n'akantu k'agahu gusa gasiga imitsi ye ngo yaramarikaga imitsi yegera ubu imitsi itembere igaragara kuri iyo nzara y'imitsi 40 umukiza wa kera wabona ku rwego rukomeye ngo cyangwa kugira ngo atsinde Satani yaramutegereje cya kigeragezo cy'inda haleluya ati n'umwana w'Imana hinduye umutima iki uyu mutima ngaragije warahaneshereza amen ngo amushyire ikigeragezo cy'icyubahiro ngo amuhe ubutunzi warahaneshereza ngo aragije ngo amuhe ikigeragezo cy'icyanditswe nera ngo arahaneshereza ngo aragenda ngo mutegekere igihe ngo mutegekere ikindi gihe ngo yaguteze ndagira ngo ahangaha tubitekerezeho neza ngo igihe yagutegaga by'umwihariko umukiza wacu utarageze ahitwa i Getsemane ngo nibwo byari bikomeye cyane ngo kuko aho ngaho ngo yarashije kuhatsindirwa yuko yarakeneye abasengesho abantu bamufasha yarakeneye ba Petero aho ngaho akeneye ba Yakobo akeneye ba Yohana maze arangije aragenda arapfukama ngo yarananiwe mu mutima ananiwe mu mubiri kuko n'inzara none yarayifite maze ngo aho ngaho apfukame umukiza wacu ngo igihe yari aho ngaho apfukamye yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko abantu bose bari baje ngo ntabwo bari bagikoresha ibyaha abanyabyaha iryo joro ry'umubabaro ry'Getsemane maze kujya yarapfukamye ngo aringinga ngo mwijoro bamariko bagashaka kuza ngo mutabare ufashe n'ubuvuzi ibihe rwose ngo kuko Imana ngo yari yamushizeho urwango yanga icyaha ngo yari yamushizeho urwango yanga iki ngo akiri aho ngaho umukiza wacu ngo bamariko ngo batari bajya bijya kubarwanya ngo Uwiteka akababwira ngo mumureke akiwereho ngo kugeza ubwo yashatse kubivamo ati mudatangiye kumureka azikorera ibyaha bye ngo maze igihe kigeze ngo umutima uragabura ngo ariko nubwo umubiri wananiranye ndetse n'umutima wanze ariko yego uko ushaka ako niko katurokoye nabashaga kutureka ibyaha byacu bikatwica nabashaga kugira gute ngo ariko arangije avuga ati ubushake bwawe bube ubushake rero bwawe ukwapfa maze ngo yishyire umuntu wakoze icyaha maze ngo arangije apfukamyaho ngo amazi yose aratamuka 70% by'amazi yaramurimo byose biramo ngo maze aho arapfukamye haradupuka hagira gute bitarushaho gushenga abadesidrate bisobanuye ngo iki imyunyu yose irasohoka
gushoka ishizemo yakakaye ngo biteze aho noneho icyaha kitugakirira mu maraso ngo noneho n'amaraso hahandi muri ya myanya inyuramo itunga hatangira kunyuramo amaraso atangira kuva aho ngaho yari igitego cyangwa Petero bagize gute barasinziriye ibi birakomera arapfukama itakora bikubwa gupfukama yashikamye ngo ijuru ryohereza imbaraga. Haleluya. ngo ryohereza iki ngo maze bajye kuko yumva agatege mu mutima karaje. Amen. Maze bagenda kira Petero ariko murano kubana na ibura isaha imwe murano kuko nawe murano kwitkamira niba isaha imwe mubwira Imana uti babana kuko n'umuyaga bafite cyarane gushaka tugabatsindwa niba utari imbere cyangwa tugabatsindwa hakindi tuba dutsindwa twabone guhanga amaso umukiza turamutse tubasha kuvuga mu by'ukuri ntabwo twatsindwa pe. Amen. uyu munsi ubona turacyafite amahirwe yo kuba twamuhanga amaso. Amen. Umva umukiza wacu baragaruka basubira bawugana pfukama ati ntabwo nshaka aho ngo kugira ngo pe hagapfukamye rimwe hakenewe umuntu uzi gupfukamanga agapfukama saa munani agapfukama saa cyenda agapfukama saa kumi na saa kumi n'imwe akagera kuva benshi imitima yatwawe n'amafaranga n'ubutunzi bw'isi kandi byose bizashirira bizajya umva icyabaye n'ikiwe nuko igihe yari amaze gupfukama bwa gatatu ngo yahawe imbaraga ahaguruka yemye. Haleluya. Aratangaza kuva niba noneho mwarasengaga nimurekeye ubu ngubu ibintu bigeze ku musozo abandi bageze Juda yarangije kumugambanira yarangije kwitandukanya nawe cye yakuza amafaranga maze basaba igitero ubwo yasabye igitero Petero nawe mu mbaraga ze kuko atari yigiye mu mwuka afata umuco arakatisha akati umuto agatiki arwanya umubiri iyo umuntu atigiye mu mwuka ntabwo kugerageza mu buryo bw'umubiri. Yesu yaranesheje Getsemani iyo nsinziri yawe yaranesheje mu butayu iyo nsinziri yawe yaranesheje akivuka iyo nsinziri yawe baramufata baramuhambira ndetse bagenda bamukubita imigeri bagezeyo bamukoza isoni ijoro ryose imbere iramwica bapetero bamukurikira bucece babonye yuko imana irushaho gusenga muri iryo joro bapetero baragenda bagera gute bajya kwiyotera umuriro bagera gute baramusiga abasirikare baramukubita isoni abandi bagakubita amatwi abandi bagakubita hehe bati fora ntitugukubise fora ntitugongere bakiratura bagakura n'igorofa bakamucira kugira ngo ndabeshya soni isa mirongo itanu ku muntu wa gatandatu gusa nk'uko bimeze bakiratura bagakura n'igorofa bakageraho baramucira baramukubita umva bamushinyagurira bamubika ikamba ry'amava bamukemukira ku rwego rukomeye kugeza ubwo bamukubise ibiboko. Yesu barakubiswe inkoni zitandukanye ariko inkoni bamukubise zatimamo gatatu kandi izo nkoni zitwa ibiboko ngo zari inkoni bamukubita ibijiji bikagera gute bikaza ngo ndetse hari inkoni zitwa iki sikorupiyo ngo zari inkoni zikozwe nk'ingobe z'iki ziroba amafi izo bakubita inyama zikagera gute zikumuka ariko byitonderwa ngo amagufwa y'umuntu ntabwo yari kuvunika. Musitangara isi neza bashaka inkoni zitwa ibisongo zitwa iki ibisongo. Ibyo bisongo yari bize igegene bitari bimeze n'amacumu ngo nibyo bamuhongeshaga barangije kumuhindura inyama ahantu hose bakamukubita aho uko bakubita kuri ku magufa ngo agataka barangije bagufata ako kandi umusaba bamugereka hejuru bawikorere maze kugira ngo amaraso yose amushiremo amaraso umubiri wose kuko bari bamuhindura inyama nsa yari yamushizeho barangije baravuga bati buriya satani ngo yarwaje ku rwego anyuze kwihakana arimo arakomeza aramba. Amen. Uwo mugeretse umusaraba amatoni y'umusaraba munanira kumujyana ngo aramuka ku ntaro z'ubuhasi n'abazo yo kubazuka yajyaga ayo ku gahanga bari batamije n'ikamba ry'amahwa kumeneka aho buri bose bari bawumuyeho
yabaye inyamasa ubanga kiza kacu gatuko kumana byanditse gutanga icyaro cyose tegera ibintu byose abandi niba tutegereza Yesu tuzikuco bizuzishira bicya bamwambitse ubusa ku karubanda umusore w'imyaka 30 na wapambika umubyeyi wawe gusa akamushyira hariya wamugenzi uti ariko Imana yakoresheje isoni ku musaraba we bisoni hari ibintu bikomeye ku buryo uba ijuru ryahise ribiramutse ritanga umwijima kuva saa sita kugera saa cyenda harijima kugira ngo batarebe isoni zo bambaye umukiza wa kera babajwe yakorewe iyicarubozo yahemukiwe ku buryo bwabaye ibintu bikomeye cyane ngo mu ijuru akitegereza abamarayika nicyo gituma ngo Imana yarabarebye isanga nta n'umwe uzabishobora gucyarara aho ngaho amaze kugusha amazuru ngo Imana yazanye mu bice byagageze muri uwo munota ngo bisimba n'umunyakore barangije ngo abana be bari baramubwirije ubutumwa maze ngo bifuzaga kumubona ngo amubonye nabwe ngo aramumwenyurira ngo rero mu maso ye hari n'umugwe ngo Simoni bamubonye ko ari umunyamahanga ugiye guhinga bati baba mugabo we ikorera umusaraba ngo Simoni awikorera nezerewe maze aramujyana ugeze i Karuvali haleluya aho ugeze i Karuvali n'umukiza baramureba ngo nibwo kumuryangisha ngo bamwambuye ubusa ngo abantu bose bari bahari yavuzaga amakome ngo n'Imana iri hagati y'isi n'ijuru zihereza n'amahanga yose reka umuntu wese yaba umusore yaba umwana yaba umuto yaba umukuru yaba umuzungu yaba umukire yaba umukere areba i Karuvali arakira ureba i Karuvali urakira maze utabaze umutima wawe uti ndagukeneye umukiza wawe amen icyabayeho nawe ni iki nuko ngo bamutije ngo byari bamutirikije biramutira kuko bari barangije kumutera n'isibari nawe urebe bakihanukira mu busibari mu kiganza cy'iburyo ngo pi bakihanukira mu kindi ngo pi baratera mu birenge bikamanuka amahari no kumushobagura umukiza arababara ku rwego arashinyagurira yashendaguye ibicumuro byacu igihano kiduhesha amahoro cyane kiri kuri we Imana yemeye kumushyiraho igihano cy'icyaha niyo mpamvu ategereje abantu bakiriye gitaha ategereje abatekereza bakavuga batuma turagushaka kubwo amaraso yawe bavuze umutima ukumva ko Imana idatembera muri wowe ajya aho ngaho ibyaha biramuremerera ibyaha bigira usanga yo gutanga umukiza bwari bukomeye bitera agiye gutanga mu byari ibintu bitera agahinda cyane ngo kuko yagize uburemere ngo agira inyota abanyabyaha biratandukana n'iki biratandukana n'inzoga bazana siporo ikazima mukuye no kuba rero kwicira urusibi dore ko badatana na za betingi dore ko badatana n'ibyabarezi dore ko badatana barimo bakiri urusimbi ngo ariko yaratatse cyane ngo eri n'amasabakitani ngo kuko icyaha cyari kimuremereye ngo kandi n'imbaha z'abanyabyaha zari zimuri hejuru ngo zari zibisemo uko atari zimuremereye niko yongeye gucurika umutwe aho yatekereza ko twese uri mu ijuru aravuga ngo Mana yanjye n'iki kikundekesheje noneho rero ubugingo bwanjye bushyize mu biganza byawe maze bahita hindukira ngo bahepfo ngo yumva ko nyina ari nasogotwa n'iki basogotwa n'inkota kuko ubuhanuzi yarihanuye ngo atabwe Yohana tunyamuneka Yohana nguwo mama wawe babwira nyina ngo tunyamuneka mubyeyi nguwo umwana wawe baramumuraga tugenda ngo bamuhumurize yarakimwibuka zirakimara hano cyubahiro wumva nawe barakwibuka n'uwo yagirwara amen maze kumukiza igihe ibyaha bimuremereye ntabwo yishwe na za nkoni ahubwo yishwe n'ibyaha ngo birangije umutima birawuturitsa urasandara mu ijuru ryose riyamirira noneho nibwo intambara icika mu muta isaha y'igitambara neza hari zanjye maze biragera maze ahantu hose umwami utigirira hera cyane biramutoye uratabuka maze ibintu birakomera maze mw'ijuru batangira gufata intambara ngo batuva haleluya umunyabyaha aratunguwe haleluya icyubahiro cy'Imana maze abanyabyaha ngaho ihari ibyabo bishingiye n'abana kugiraga
nukureba Yesu gakira. Bora mama Imana ibagirire neza umutahane mu mutima ngo twamutekereza niba usanga imwe tugafata isari no kumutekereza ngo twakuza ngo uko twari turi ndabatuye umwijyane izina rya Yesu. Niba umukeneye ubikubutwe umutima wa Yesu ndakuzirikana yuko wanshoboye kandi ndazirikana yuko ibyaha byawe byatumye uba gutyo ntumbabarire maze nzi wawe nakirwe nawe. Umubwire utajyarya umubwire ukwe ku mutima maze wumva bakugirira neza. Haleluya. Kandi ukomeza imbere niba umaze kumubwira ukomeza ubushake uzagera kumubona azasoza urugendo rwawe amahoro kandi azakugirira neza mu izina rya Yesu. Reka dutuze umutima dusenga Imana. Mukiza wacu kandi twese mu ijuru ibyo yakoze kuri twebwe birahebuje. Baratwitahanye kugira ngo dukire ikibazo cy'icyaha. Kuri we byagusabye kumenya amaraso yose kandi amaraso natwe niyo dukirisha. Erega batavuye ntitubasha kubarirwa ibyaha. Icyo gituma natwe tuje uko turi. Umwana wawe wese ukutakira mu mutima akugirira neza. Uzaba zitaye mu mutima we kandi ubwo amaze kumasha amaraje mu mutima we ubake nawe kandi